ni umuhanzi akaba umubyinnyi akaba umwanditsi buriya abahanzi benshi bari na producer guproducinga no kuvuga guterateranya ibintu byose by'umuziki yakoze pandiseroma gucuranga akaba ari icyogere akaba intore cyane ariko ngo akivuga ko iyo umuntu yivuze ari byo bisa araza kwivuga n'ubundi yitwa CYUSA muraho kigenza buriya nicyo mukundira ntabigenza neza cyane ngo ni CYUSA icyogera mu ntwaro rutarushwa mu mihigo bateye undi abaruta inyamibwa narenze ubukombe rutagarikwa n'amakuba byakomeye ngo binteshe icyubahiro mu ngabo ari igihe bategeyeho amakiriro ndaje mubiri y'umanzi rudaterwa n'umwuma aricanye nk'umufozi wa mbere ngo abandi babonereho rudatsinda akabero ku rugamba sinjya ndutera umugongo ahubwo ntwaza ubugabo ndibwa nahatanye ndizihiwe rwema nyinganje mu mihamirizo ubutore ntawe tuburwane ndabarusha iyo mvunnye sangwanye barutse aramwenyura ati ntimberwe izihira ngabo ngwino cyuri inganje mu ngamba njya kugira imana atugiye no kumureka akivuga kuko kabisa turakwakiriye CYUSA cyane nawe ndishimye kuba nje gutaramana namwe harya si ubwa mbere n'ubwa mbere muri televiziyo ni ubwa mbere ndumva ari byiza ndumva nezerewe cyane ko ishusho iri mu mateleviziyo azamura gakondo muri rusange bikanshimisha iyo ndebye ubundi n'amateleviziyo make ushobora kubona nk'indirimbo nk'eshanu za gakondo zisubiramo ku munsi umwe ariko ishusho nabonye rwose mwaratwibutse ndabashimira rwose no kuba ndi kumwe namwe nkaba ndi no kumwe n'uwo mfana cyane yitwa Gentile de arabizi mu kazi turafana turi kuvuga Messi uzakore equipe y'abafana Messi we ni mu kinyarwanda hari igihe umuntu avuga ngo uyu muntu ni imana y'intore nawe rero ni imana y'umupira ntago watinya kubivuga njye mukundira cyane arakina neza kuko byo birigaragaza ako na nyuma y'ikibuga na discipline abafite uburyo akora ibintu byose yabitekerejeho kandi nkakunda uburyo ari n'inyangamugayo ari royo cyane kuri famiye ye biragoye kugira ngo n'umukinnyi nkuriya akundana n'umukobwa bafite imyaka 7 kageza aho bashakana bakabyarana abana biba ku bakinnyi bakimwe abantu biba ku star bake ku myaka 7 mugakurana mpaka umuntu agize imyaka kugira ngo ufite 36 Messi afite 38 yes 36 oya ubwo 38 ni ufana nakumvise mu Rwanda bahita bavuga umumaranye n'umuntu igihe kinini batatangira kubyita amazina ese CYUSA match ya mbere ya Messi warebye yari iyihe match ya mbere ya Messi nayirebye ubundi mbere ntago nkubeshya nakundaga Ronaldinho kandi n'ubu nakunda ariko ndakubwiza ukuri ko kira gitego yatsinze bwa mbere match narayirebye Messi yego kira gitego yatsinze bwa mbere aginjira mu kibuga Ronaldinho amuheka ya match narayirebye kuko nakundaga Barcelona kuva kera ariko nayikundishijwe cyane na Ronaldinho nta muntu utaramukunda ikintu napfuye nawe nuko yaduhaye ibyishimo igihe gito ngira ngo hari kubera ya discipline imwe navugaga hari ukuntu buriya abanyamerika y'epfo benshi batandastandinga neza ubukana bwa business y'umupira ku buryo kuba umwatlete
uwo nk'abantu na Dinio nanjye ndamukunda cyane 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 sinzi niba uretse Messi sinzi niba hari umwatlete nakunda nyine nk'abo ngabo bombi ariko ni ibintu bisanzwe ko umuntu wo muri Amerika y'Epfo muri zira generation zabo burana n'abandi niko bagiye barangira na Ronaldo Gifaro sinabo gusa bari Kerime nuko nguko byagenze bande bose ba Robinho bande ariko bo bumvaga ari ibintu bisanzwe kuva mu kibuga ukajya muri night club yego kandi ukavamo mu gitondo ufite match uhita nta kibazo icyo gihe rero business yari itaragira mentorship ikomeye cyane ubu biragoye n'abantu Neymar ubona bigira kuri ariko hari imipaka batajya barenga kubera ko aba mentors mu mupira ubu ngubu mbese bakurikiza ariko na Neymar sinzi nimba ubibona ntese urabona kariyeri itarangiye yarangiye kubera uburyo arishimisha cyane kariyeri irangira winjiza ari amafaranga se buri kintu biba bitwaye oya buriya kariyeri sempo kariyeri no kwinjiza amafaranga biratandukanye kariyeri irangira winjiza kuri oya none utekereza ko ari amafaranga yayinjiza imyaka 3 iri imbere ntabwo 3 yazayinjiza wenda ntazayirenza ariko 3 yazayinjiza unarebye neza biriya bigaragaza ko ahubwo ari kwinjiza arenza ariye nibo bwa mbere buriya kugira ngo umwatlete atangire gucountinga ngo net worth umwatlete mu isi nzima mu isi apana muri football gusa atangire kugira miliyari y'amadolari bitangiye vuba kandi abantu rero babitangiye ni abantu tubona ko bagize kuri climax y'ibyo bakina muri basket ni bake muri foot ni bake kwanza buriya ni babiri gusa Messi na Ronaldo nibo babarirwa muri net worth ingana gutyo miliyari reka da ntago baragerayo barayifite miliyari barayifite Cristiano arayifite na Messi arayifite na LeBron James arayifite bombi barayifite nyine ni abantu babiri gusa Cristiano arayifite LeBron James nawe arayifite bivugwa ko nura mutipe wapfuye wakinaga basket ndaza kureba na Michael Jordan arayifite Jordan ariko yayibonye nyuma yaravuye mu kibuga ahubwo uriya wapfuye wo muri basket Kobe Bryant nawe bivugwa ko yarayifite ariko se nyine biba bigaragaza yuko kugira ngo ugere mu mafaranga bisaba ibindi bintu Ney buriya mu bintu ubwo ahembwa neza ariko aracyari ahantu kure kugira ngo akusanye amafaranga twigarukire mu muziki tugaruka muri muzika batujyanye muri iSport ngewe mbere yuko natanagaruka no muri music CYUSA mu mwaka warushize ubu ngubu wuzuye Messi atwaye igikombe cy'isi iriya game wayirebeye iriya game iba ndabyibuka nari mvuye mu kiraka nari mvuye mu kazi nyine ku bukwe gasanzwe bwari ubwo bukwe ndabwibuka bwari bwabereye muri Niboye imvura icyo gihe yaranaguye ari nyinshi ndagenda mparika mpita njya hafi nyine ya Niboye ntekereza ndamutse mvuze ahantu naba mbakoreye publicity ariko ni hafi aho ngaho noneho barananyibye hari umuntu waje yitwikira imvura akubitamo ibuye mu modoka atwara ibintu byari birimo ntabwo nigeze numva mbabaye kubera ibyishimo nagize uriya munsi iyo match rero nayirebye ntabwo nkubeshya ntabwo nigeze numva mbabaye nta kintu na kimwe bantwaye radiyo ariko ibyishimo nagize kiriya gihe ngira ngo byari kugorana n'iyo umukiriya ari kumpamagara ngo tujye mu kazi byari kugorana ni match yaryoheye cyane ariko ni na match yabanje kuguhabura nta muntu utarahabutse cyane guhabuka kugeza ku minota w'110 simamya ko ahubwo hari na finali zigera game yari zirangira abantu kugeza kuri ya save byari bikomeye ku bwanjye ntabwo uyu munsi naryamye kuko ngiye nkunda football ariko nkakunda Messi cyane no kuruta football ahari kuko nk'ubu yari ari muri PSG ndayifana avuyemo ntangira ubu niyo mpamvu utunze Star Times nabyumvise niyo mpamvu ndakubwiza ukuri ko saa 9 z'ijoro
ndebe iriya Major League Soccer cyane ugiye kureba Messi ariko iyo kuri line up atarimo ntabwo nshobora ngenda umufana we cyane wenda nta n'ikintu mba mbona yakora nkabona ni kibi hari uburyo ukuntu akora ikintu ukavuga ati ariko buriya mpita mvuga ati buriya nyine ni yarababariwe nta kintu ashobora gukora ngo ubone ari kibi yego uno munsi rero dufite track bita umutoni ni track maze iminsi igiye ku rubuga rwa YouTube wa muntu uri hari uri kutureba story ya story nyine ndagira ngo mwinjize muri studio uburyo indirimbo wayanditse igitekerezo cyaturutse he se muri kubera iki wayise umutoni umutoni rero ni indirimbo akenshi nkunda kugira revelation ndi nko muri douche muri indirimbo nyinshi nzandika ndi muri douche kuko nge melody douche ishobora kuba ari nziza ahubwo ashobora kuba amaramo igihe kinini ushobora kuba n'ubundi ahantu utinda ari muri douche ego muri douche gutyo ubundi reka hari abafaransa babyita ngo ni milieu des once n'abakoresha izo ndimi ariko ubundi ubwiherero bwiza toilette nziza na douche nziza biba biri creative ni ahantu ho kugira ariko ahantu uri koga uzi ko uri koga douche itakoze neza ikiziba kigutarikira kurara ntabwo utindamo ntabwo ugira ibitekerezo wenda nk'aba bahanzi iyo agiye kubaka inzu abanza gutinda ubwiherero nyine ni milieu des once ni ahantu ujya ukaba eze ukahatinda ukavuga ati ahangaha wari bwabona umuntu ufite ziriya toilette zo mu cyaro ziba ziri mu Masaka ngakubwire ko yandikiyemo indirimbo ntabwo bishoboka ufite kuri kugwamo ugacugana n'ikirenge cyawe urandikiramo indirimbo nuko rero kubera iminota nk'uko bivuze nkunda kumara ushobora nko gufungura amazi ngakomeza nicaye mu nkumva noneho melody njye mpera kuri melody iyo ngiye guhimba nkajya nkomeza numva ku kantu nkamva ariko uzi ko aka kantu kavamo ikintu icyo gihe rero iyo numvise akantu nk'ako gashya nahise nkupa amazi mpita mfata swime nahita ngenda akadevelopa ubwo mpita mfata nk'amasaha 2 ndi concentre kuko iyo mpise njya mu bindi mpita mbyibagirwa mpita ni recordinga nuko ntangira noneho kwandika impamvu nahereye ku mutoni kuko nashobora gufata iryo jwi nkarishyiramo n'andi magambo ariko umutoni nuko abantu benshi bakomezaga bambwira se cyo ko wakoze muhoza hasigaye mugeni ubu nta buryo wazajya ufata mutoni wanjye wandutiye benshi nkumva ntabwo byavamo akambwira nta buryo wajya ubigufata noneho kandi ba mutoni buriya mu Rwanda ni benshi cyane ni benshi noneho ngeze aho ndumva ndayikoze ndavuga nti reka nyiture ba mutoni ngayo nguko ngenda noneho personally nta behind the scene nta inspiration y'indirimbo bishobora kubaho ariko akamera nk'amagambo waba uri kubwira uwo muntu ukaba umuzi noneho ukajya wandika ari nkaho uri kubwira ariko ide mu by'ukuri ntabwo aba ari we hari n'igihe nk'uko mwebwe mukoresha ibihangano bifite n'amazina uwo muntu batangira kumushaka umuntu witwa Mutoni mu bantu bari impande yawe oya ahubwo ntabwo mbizi wenda arabitubwira ariko kenshi abantu bari creative iyo uri kwandika indirimbo Mutoni ubanza gukora figa y'uwo muntu mu bwonko bwawe noneho uvuga nk'ushaka kubwira si ngombwa ko ashobora no kuba yitwa Mutoni ariko kugira ngo hari utanateza ukaba wamwita umutoni atari umutoni hanyuma se CYUSA
iyo urugendo procedure yawe guprocessing indirimbo tukayibona kuri screen, guprocessing indirimbo kwawe bigenda bite? Tuvuge ubwo uvuye muri douche akamelody karaje, tuvuge gufata amasaha abiri, ayo masaha abiri gukora iki hanyuma tuyibona kuri screen bigenze gute? Reka ayo masaha abiri dukorana ayo masaha abiri mpita mfata telefone nk'irecordinga mba mfite igitabo kirimo indirimbo zanjye nyinshi, nkahita nandika, ngatangira nkandika, nkajya nzamura nkumva ntibiri gukunda, nkongera gutyo noneho namara kubona igitero na refrain. Buriya iyo wabonye igitero, iyo wabonye refrain, buriya refrain niyo ndirimbo burya. Iyo wabonye refrain, igitero nacyo kikaza ari kimwe, mpita ndikodinga ibyo, noneho nkahita nanigendera, nkahita njya mu bindi, noneho nazongera kumva nshaka, nkongera nkumva bya bindi nahimbye, nkahita nongera nka develop. Noneho akenshi rero hari igihe izindi inspiration zinaza na ya yindi kiri gupendinga, nabwo ntabwo byanga, uhita wongera nabwo ukabikura gutyo, ahubwo ukazicara rimwe ukavuga uti reka ndangize iyi ndirimbo, ukayirangiza. Akenshi iyo nakoze ibitero nka nyine nayujuje, mpita mpamagara mu producer. Indirimbo amashusho yakozwe na yakozwe na Jules Mugabo, ariko bafite ukuntu basigaye bakora ari team nk'abantu nka batanu, na Da West na Sky ni abahungu b'abajene rwose bakora neza, bari creative cyane. Ariko main director ni Jules Mugabo. Audio ni Bob ni Gwiza uriya muri high five, ariko Gwiza abantu batamuzi next on the byose next on the beat. Bob ara mixing ara mastering. Ese uhitamo gute umuproducer yaba timu y'amajwi cyangwa biterwa n'iyo ndirimbo? Urumva aba producer bagiye batandukanye ku buhanga bwa buri mu producer, ariko nka Bob rwose we ashobora kubikora byose. No Bob kuri gakondo ari fame cyane. None se we nta muji wawe ugira wana ku buryo ugitekereza kamera duvuga uti kamite njya kumureba? Ni Bob nyine, ubundi nyine buriya Bob niwe wankoreye nka 95% y'indirimbo zose za audio ni Bob zikora. Ariko nyine ayi ngiyi nashatse kugira ngo na Gwiza ashyireho touch ye, ariko n'ubundi nsubira kwa Bob kugira ngo Bob amaze kubaka izina cyane muri mastering. Ahubwo rero tuba dushaka kumenya rega buriya ukuntu umuhanzi nyine aba yubakitse. Ni ibihe bihe byiza byawe byo gutekereza imiziki projet? Reka duhere ku bihe byo gutekereza ibindi bintu bitari umuziki. Kubaka famille, business, ibihe byawe byiza byo gutekereza ibyo bintu biri ya part y'umuziki aba ari ibihe? Ni igihe uri kurya, ni ibihe uryamenye, ni igihe uri kwenjoyinga, ni uri kunywa? Nta gihe kiri specific ngira, kuko igihe cyose mba ndi gutekereza. Igihe rero ntekereza umuziki, n'ubu nica ahangaha nshobora guhita ntekereza ku muziki wanjye, ahubwo wenda iyo mbaza igihe cyo guhimba cyo nakivuze. Ariko akenshi niyo ntwaye imodoka mba ndi kugenda ntekereza, nkahita mpamagara uwo tugomba kugira na projet. Ariko cyane cyane biba mu minsi y'imibyizi, kuko akenshi mu ma weekend mba nagiye muri kakazi ko gukora. Turi mu gihe umwaka uri kurangira kuri CYUSA Ibrahim, ni iki uri kwishimira cyane cyane mu mwaka wa 2023? Ndi kwishimira uyu mwaka n'umwana udasanzwe kuri jyewe.
ni umwaka urebye nubwo bwose indirimbo zose zitarajya hanze ariko ni umwaka natangaje ko ngiye gushyira hanze album yanjye. N'iyi ndirimbo ubona umutoni iri kuri album yanjye. Album yitwa Muvumwa Amata. Ya yindi ejo bundi mubashyize hanze. Hariho indirimbo nyinshi rero. Icyo ni kimwe. Cya kabiri ni uko ubu ntakikubitana ibipfunsi na landlord. Kandi amakuru avuga ko icyo cyakemutse. Nibyo avuze. Nibyo mvuze ko ntakikubitana ibipfunsi na landlord. Kikaba ari ikintu cyashimishije cyane mu by'ukuri. Imyaka yose hari ngo nari maze hafi imyaka 12 yose duhora dukubitana ibipfunsi. Kwezi kugera kandi. Ikindi gikomeye buretse kurenga aho hantu se ko hakenerwa umutereko w'amata ari ugiye kwibana muri rurabo wenyine. Igihe nta uvumira itararenga kandi sindanasaza cyane, ariko nabwo ntago ari igihe kirekire. Mu myaka 2 rwose muzaba mwamaze kubona ko nahinduye status. Mu myaka 2 yego niko mbite bwa mbere uvugiye ku ishusho ko mu myaka 2 iri imbere rwose nzaba nanjye. Hari aho ibitekerezo biri kwerekeza se cyangwa nuko ari yo gahunda wihaye? Ntawamenya, buriya ni nka kwa kundi gukora indirimbo ukarikodingira kuri telefone, ukaba uteganya kuzayishyira muri studio no kwikorera amashusho igihe kigeze. Abantu bumva iby'umwuka abwira amatora. Hanyuma tumeze nk'agana ku musozo, hari abakunzi ugira benshi muri uno mwaka w'ikizanza album. Ni umwaka kubereye mwiza, nakwifuriza ko n'umwaka wa 2024 uzaba mwiza cyane. N'ubuhe butumwa cyangwa nihe message wahereza abakunzi b'ishusho ndetse n'abakunzi b'umuziki gakondo muri abakunzi b'umuziki gakondo mukomeze mukunde ibihangano bya gakondo, kandi simbabujije ko mukunda izindi njyana, ariko nibura ku munsi nimba uri mu modoka ugenda ntukishimire ko wakumva indirimbo zirenga 20 hatarimo nibura 2 za gakondo. Si ngombwa ngewe gusa kuko twabaye benshi, turabajene benshi, mudushyigikire kandi abajene bashoboye. Ikindi mwitege ibyiza byinshi. Umwaka utaha hari ibyiza byinshi, hari indirimbo nyinshi. Ndateganya no kuzakora igitaramo cyo kumurika iyi album yanjye. Abakunzi b'ishusho rero bo bakomeze bakunda ishusho, bareba ibiganiro by'ishusho ko nanjye ni televiziyo nkunda cyane, cyane kwikunda gakondo. Barakagira Imana. Ndashaka kubaza utubazo 2 duto cyane. Ugaragara nk'umuntu ugaragara nk'umuntu uri introvert, udakunda kusahinda bikugendekera gute kugira ngo ugire inshuti nshyashya? N'ubundi ariko ntabwo ngira inshuti nyinshi, buriya ngira inshuti z'intoranwa, kuko mbere yo kugira inshuti mbanza kukwigaho bihagije, kumva nkumva uko bimeze, nkanareba nimba njye nawe dushobora guhuza. Iyo rero kuko nanga umuntu undeseva, nanga kubabara, ndinda umutima wanjye kubabara, nkahitamo iyo mbonye ushobora kutambera inshuti nziza, hitamo kuba nkwirinze hakiri kare, kandi tugakomeza dusuhuzanya, wenda tunahamagarana ariko tutari inshuti. Ngira inshuti zitari nyinshi rwose, simana inshuti abo tuziranye n'abakolege ni benshi cyane, ariko inshuti magara ngira ntago zirenze 3 cyangwa 4. Ni nke cyane. Ndongera kubaza ku muvandimwe wawe Stromae. Yego. Abantu benshi batari bazi ko uri umuvandimwe wa Stromae babimenye.
ubu muvugana iki, ari mu biki, ashobora kumenya gahunda zawe nawe ukamenya ize, connection yanyu bimeze gute? Rero Stromae kuba yego n'umuvandimwe wanjye ariko ni umubirigi cyane kuruta uko ari umunyarwanda, kandi bitewe n'amateka, uburyo yarezwe, uburyo yabayeho, ni amateka maremare, ni ibintu birebire ku buryo urumva nimba ashobora kuba yaramenye ko afite umuvandimwe nko mu 2012 nibwo hari twamenyanye. Rero urumva guhita umenya uwo muvandimwe, abazungu rero bo bafite ukuntu bateye, ntabwo ari nkatwe abanyarwanda duhita twishimira abantu gusa. Ndamwandikira nk'ejo bundi ngiye mu Bubiligi, naramwandikiye yabona umukobwa wanjye akabwira uburyo dusa iki, ako ntabwo ari umuntu turi close nka kwa kundi ugira umuvandimwe mukajya muvugana utuntu, cyane ko tutanareranwe. Rero ntabwo navuga ngo ni inshuti ikomeye cyane. Umwandikira icyo gihe mu Bubiligi yarasubije? Arasubiza, n'ubu umwandikiye arasubiza, wenda ashobora guhita kudahita asubiza bitewe n'uko aba ari mu bintu byinshi, cyangwa se rimwe na rimwe atanafite telefone n'iki, ariko aho ayiboneye ntabwo hacaho nk'amasaha nk'6 arasubiza. Ibyo nta kibazo, ahubwo wenda kwa kundi uba uri close n'umuvandimwe wawe, iki buri kantu kose ngira ngo ahari no kubera n'akazi ke aba afite biragorana. Good. Cyusa turagushimiye cyane rero, twishimiye uko twaganiriye, uzi kuganira cyane. Uri tagaragara nk'umuntu uri sage cyane, très sage même. Urakoze cyane. Hanyuma rero kandi tukanagufana, ugira umuziki mwiza cyane. Urakoze cyane. Nawe ndagufana, urabizi mura kwandikira. Ngeyo ngira amarangamutima hafi y'umuntu akoze ikintu cyiza, ndakivuga. Hari n'abo dukora akazi kamwe, abantu bakavuga ariko cyo ntawe urabikabye, umuntu urimo urashima umuntu ushobora kugutwara umugati. Yewe iyo umuntu akoze ikintu cyiza ndacyapresiya nka